Turabasuje cyane inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Business Group Limited, reka twizere yuko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hose, ari nako kandi tubifuriza rwose ibihe byiza muri iyi minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Tubifurize kuzagira umwaka mushya muhire wa 2023 uzababere umwaka wishya nihirwe. Nkuko mubimenyereye rero, iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Nkuko rero muri kubireba ku mashusho, nkuko mubibona ku mashusho, tubazaniye inzu nziza cyane. Ni inzu nziza cyane, inzu ya kadastre ikiri nshyashya, yubakishije amatafari ahiye, inzu igezweho nkuko muri kubireba. Iyi nzu ikaba iherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali rwagati, ahazwi nka Kabeza, umurenge wo ni Kanombe. Ngira ngo murabona ko ifite jardin iringaniye nyine nziza, iteguye neza, ndetse ikagira na parking nkuko muri kubibona ku mashusho. Iyi nzu ikaba yubakishije amatafari ahiye yose, ndetse ikagira na clôture nziza cyane ya ruriba. Ngira ngo murabibona ko ari inzu iri muri quartier nziza rwose, ahantu hari amazu meza kandi mashyashya, nkuko nabibabwiye ni Kicukiro muri Kabeza rwose, hafi cyane ya kaburimbo. Rero twinjiye mu nzu dushaka kugenda tubatembereza mureba uko inzu imeze. Umuryango ubanza iburyo turenzeho urimo ofisi. Ahangaha tugiye kwinjira muri salo, hanyuma mwirebere ubwiza bw'iyi nzu. Aha ni mu ruganiriro. Ngira ngo murabona ko iyi nzu rwose irimo gypsum, irimo plafond nziza cyane ya gypsum, plafond igezweho, plafond y'umucyo. Iyi nzu yubakishije ibikoresho byiza, murabona irimo inzugi nziza cyane za ribuyu. Murabona yuko rwose n'amakaro ari muri iyi nzu ari amakaro meza ajyanye n'igihe, ndetse na rido. Ni inzu rwose bateguriye aho gushyira televiziyo, murahareba amarido arateguye ku buryo ibintu byose ni ukuza ushyiramo intebe gusa, ushyiramo ibikoresho gusa byo mu nzu, ibitanda n'intebe n'ibiki. Ariko kandi mu giciro cyawe dushobora no kumvikana na nyirayo, ukamubwira uti ndashaka intebe zimeze gutya na gutya, nazo akazigushyiriramo. Iki rero ni icyumba cya mbere, twakwita ko ari nk'icy'abashyitsi. Murabona ko gifitemo na garde-robe cyangwa se akabati k'imyenda, hanyuma ibumoso hakaba dushe na toilette yacyo ikinahuriraho n'abari muri salo. Aha rero iyo uje uhita ugera muri salle à manger, ugasohoka salle à manger winjira muri cuisine. Iyi ni cuisine yo mu nzu. Murabona ko iyi nzu rwose iteguye neza cyane, ifite cuisine nziza kandi nini yo mu nzu, ku buryo usohoka muri salle à manger ndetse ubwo muri cuisine. Ariko kandi cuisine nayo ikaba ifite na stock. Iyi ni stock ya cuisine isohokera n'ubundi muri cuisine, bigaragara yuko rwose ari ahantu hameze bon. Uva muri cuisine nanone usohoka mu gikari n'umuryango ujya mu gikari. Iyi ni inzu rwose y'akataraboneka. Noneho uvuye muri biriya bice ugiye mu kindi gice cy'ibyumba by'umuryango. Twabonye icy'abashyitsi, twabonye cuisine, twabonye salo na salle à manger na stock n'igikoni. Ubu tuje mu byumba by'umuryango. Iki ni icyumba cya mbere. Iki gice cyo kirimo ibyumba bitatu na douche na toilette ebyiri. Iki ni icyumba cya mbere. Murabona yuko kirimo garde-robe, hanyuma ibyumba byo ni 4 muri rusange, toilette 3. Hanyuma kiriya ni icyumba kindi cya kabiri muri kiriya gice, kikaba icyumba cya gatatu tubonye ngibona cya kindi cy'abashyitsi. Hanyuma noneho ibi ni ibyumba byombi birarebana, dushatse twabyita ibyumba by'abana. Noneho iyo usohotse ahangaha uraza ugahita ujya muri toilette, bino byumba bibiri twarebaga by'abana bihuriraho. Murabona yuko ari douche na toilette en même temps, ariko kandi douche nini cyane ahantu utabura uko wunama. Aha rero dutangiriye duhise twinjira ni muri chambre principale, cyangwa se icyumba kinini cy'ababyeyi. Aha rwose niho mu cyumba kinini cy'ababyeyi, ahantu hameze neza cyane. Aya ni amatara bari hejuru y'igitanda, cyangwa se amatara yifashishwa nijoro. Gifite n'urwambariro. Aha ni mu rwambariro cyangwa se dressing room y'icyumba kinini kiri principale. Murabona harimo akabati keza cyangwa se garde-robe nziza, bivuze ngo ushobora gufungura umuryango ukajya muri douche. Ngiyi murayibona irimo n'amazi ashyushye, douche y'icyumba kinini. Noneho ukava muri douche winjira mu rwambariro, witegura, wambara, ugenda rwose utaderanje mugenzi wawe akaguma yisinziriye. Yes, iyi nzu rero usohoka hano muri chambre principale,
usohokamo winjira aho bita muri ofisi. Wa muryango naberetse wegeranye n'uwa salo nkiza. Iyi nzu rero mbibutse yuko iri mu kibanza gifite ubuso bwa metero kare 450, bivuze ngo iki kibanza gishobora kuba kirenzaho ibibanza bisanzwe metero kare 150 zose, byumvikane ko ari kinini cyane. Ikaba kandi iri ku giciro gitoya nk'uko nagiye mbibereka, ikaba ishaka miliyoni 80 zonyine ziri negociable, miliyoni 80 z'amanyarwanda cyangwa se ibihumbi 80 by'amadolari, ariko biri negotiable. Ahangaha rero ni mu gikari, twabazungurukiye inzu hose turaberetse. Iri ni ibaraza rya yakwizine yo mu nzu, aho kwanika imyenda murahabona. Ziriya ni annex, iriya ni annex yayo. Uyu ni wa muryango winjira mu gikoni cyo mu nzu, ngira ngo rwose uyu ukaba undi muryango nawo murawubonye winjira mu byumba. Ifite imiryango 2 isohoka mu nzu iciye mu gikari, uva mu gikoni n'uva mu byumba. Hanyuma iyi annex ifite igikoni mwakibonye na stock, ikagira n'inzu y'umukozi bafashe imirimo yo hanze, ndetse hakabamo douche na toilette byo hanze. Si ibyo gusa rero, kubera ko ifite n'ikigega cy'amazi, murimo murakireba. Ikigega cy'amazi, nta kibazo cy'amazi ushobora kugira mu gihe waba waguze iyi nzu. Bigaragare ko ari inzu rwose y'icyitegererezo, inzu y'amatafari ahiye, inzu ijyanye n'igihe. Urabona jardin yayo na parking birahagije. Iyi nzu rero ntabwo ikwiriye kugucika, nyabuneka. Ni inzu ifite view nziza, aho uba witegeye Kabeza n'ubundi hakurya aho ngaho za Rubirizi, aho uba witegeye Kicukiro, Niboyi, za Kagarama, hose ubu hareba. Iyi nzu rero ntigucike, wayikunze waduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se ukaduhamagara kuri 0781 2 Si ibyo gusa rero, ushaka kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu zose, arizo Instagram, Facebook page, Twitter, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market. Ariko kandi tubamenyeshe yuko ofisi zacu mumenyereye yuko ziri ku Muhima kuri Yamaha. Ubu ngubu twamaze kwimuka tukaba tugiye gutangira umwaka mushya rwose, tukorera mu nzu igezweho ya Centenary House. Centenary House ni hara mu mujyi wa Kigali rwagati. Ubu ngubu turi gukorera muri etage yaho ya 2. Ukizamuka muri esanseri uhita ukata iburyo bwawe, uhita ubona Nzuri Business Group Limited. No twimura ibikorwa byacu, ari nako tubafasha no kohereza ibintu mu mahanga ndetse no kubyakira. Ni karibu rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane. Kanda subscribe utarabikora, ndetse ukore na share. Ni karibu cyane.